kwa diaspora twagiye utobore gato n'umuro wa ruturogoyo gatoya tuzabikata dukomeze ariko ntaribi nari ndi kubabwira aba diaspora ukuntu bohereje iki amafaranga rega nakagira utagatamira wenyine ariko Lorenzo agira ute akabimenya akanituriza umwana w'Musanze akamubwira ati nta kundi muri abanyakigali ariko zigitangaje tubanza twibaze ngo Regana azi kwa Lorenzo kubera iki Lorenzo atazi kwa Regana nicyo kibazo nanjye Lorenzo na Regana bahuza kuri mu kiganiro ukubyumva neza Lorenzo Regana azi kwa Lorenzo ariko Lorenzo ntabwo azi kwa nde kwa Regana ako nako ntabwo mwari mukazi biravuga mu mihanda bigaragare ko Regana yigeze iki indyarya yigira indyamirizi yamenyereye kurira ako nibya ndi bakubwira ngo indyarya yahuye n'indyamirizi imwe iribwa n'indyamirizi umwana w'Musanze arakureba twikomereza ukuntu byagenze bageze Karongi ariko hagati aho mwaravuga ati umunsi uzaba umwe Rocaje aragenda azana za mpuwe azana y'amayeri azana byabwa bwe ati bro tuza gutya na gutya igipapa kigura ngahe se rero Lorenzo aramubwira ati nubwo cyaba kigura 1000 cyangwa 5 ariko ni icyanjye kana kiguza amafaranga cyane rwose bigeza Lorenzo nibusuku nese yibuka ya kamera na bya bindi byose bapfa bambwa atari ku bundi niryo jambo se ndivuge iryo jambo ryo aryo ndavuga ariko yamubwiye ijambo rikomeye bivuga ko yamututse ngo ku babyeyi bombi ariko yibanze ku mubyeyi w'iki w'umupapa kandi iyo nkuru mu byo mupapa wa Regana ariyo Regana imukoraga ku mutima agahita agira ate agahita abashoke Regana agira umujinya yigira ngo nizama ubazana na bya bipfunsi navugaga byatsa kuzuki abamuriye bogisi noneho Lorenzo ahitagira iki umujinya agize umujinya n'ubundi muzika asanzwe ari igisore amera nk'intare ishonje agiye kumukamata abanyamakuru bati wamfura wanamwica wamfura we ariko hagati abanyamusanze abanyaruhengeri abanyakinigi aho muzaje murabareba muje murabubaha ariko munabatinya urazana uburyarya bwawe bw'ikigali undi nawe arazana imbaraga zo mu kirayi ako bro ngereka tukiraho nkwereke inkuru nuko yagenze ntabwo nguciye mu ryo uvuze wamfura we abantu bamenya hano byaturutse kuri Regana nande na Lorenzo ariko baranje komite de discipline ititanga raporo Kigali buri umwe bivuga ko yagiye aratumizwa ariko bahanande Lorenzo ngo kubera ko n'ubwa mbere ngo yari yabanje kugira ute habayo ka kantu kavuzwe ngo yatsenga kantu ngo ministeri wa siporo niki batubwo ni wo munyamakosa kandi mu by'ukuri nje ndamutse ndi RBA nagombaga kureba ku mpande zombi ntago nagombaga guhagarika Lorenzo wenyine ngo nuko yatukanye uwatukanye n'uwakubise bose banganye iki banganye icyaha bose kubera iki batabahaye bibaza abantu nkatwe turi hasi reka mvuge turi hasi yaho yego nimba bo kuri RBA bagenda bakarwana RBA ari cyo kinyamakuru Radio Mail ntabwo tujudgings sivyo kandi na yes nyize nti yes reka nizere ko meze neza reka nizere ko muri amahoro nshuti bakunzi ba Rwubika Empire nk'ibisanzwe rero ikiganiro twagezemo ni Itorosh time cyangwa se icyumba cy'amategeko yes gira ngo muri kubona kuri kamera rero naho ndi muri kumwe ni DJ All back again yes bivuze neza ariko behind the camera turi kumwe n'umuntu bita John Mubaraka hi umeze ba umeze neza alhamdulillah nduga assalamu alaikum wa alaikum salam it's a long time ago man okay aya tukiraho rero nuvuga ibintu bijyanye ngo itoroshi icumba c'amategeko yes se muri ayo mategeko na yahe muri amwe aranga DJ All
oya tukimara kuvuga itoroshi cyangwa icyumba cy'amategeko ndagira ngo icyo kintu rero tubanze tugihuzeho neza tubanze tucyumvikaneho neza niba mvuze itoroshi hari akandi kantu nako nza kugaruka niba mvuze itoroshi urabizi nyine idufasha gusapotinga life cyangwa se transferring a light so when we transferring a light somewhere tubona ibintu tutagira gute tutabona ibyo abantu batabona twebwe turabibona n'ibiri inyuma y'amarido turabibona ibyo nabyo turabibona tukabibereka ako bro tukiraha njya kuvuga ariko ku kintu cy'amategeko witonde ngo ni icyumba cy'amategeko showbiz nyarwanda cyangwa se muri rusange ibigomba burya kugira amategeko imva n'imvano hari biboro njya mbona abantu bagenda bari gutranslatinga ukuntu ngo runaka yavuze ngo runaka yavuze ngo ese koko ibyo bintu biba bikwiye nimba byavuzwe se bivuga ariko udafashe uruhande icyo ngiye nicyo nita showbiz nunanafata uruhande uvuga uti my opinion uburyo bwanjye ndaguhereza urugero rumwe nk'uramuniga ujya ukunda gukora ibiganiro kuri ni one on one yes kuri hano nuwana uramuniga bamwitande uramuniga ye muzi kera kiba muri Tanzania bamwitande izina genda ryiwe bamwita Tycoon Ndahiro ari agatekerezo yigeze avuga ati giye uko mbyumva my opinion yanjye cyo genda byuka ari kuvuga kuri buri kantu wari wafunzwe ejo bundi muri izi saka za buri kantu my opinion giye uko mbyumva yovuga uko byumva wiza nk'ubigira itegeko cyangwa se nk'uzubivuga nk'umuntu wabihagazeho ni ibintu byiza nimba nanagiye kuvuga inkuru uvuga ahantu wayikuye uvuga uti inkuru dukesha ikinyamakuru runaka kugira ngo najya ujya kukujajinga abanza ajya kureba iyo nkuru nimba nta bintu wagize ute wavanye umucanga wongeyemo byica umwimerere w'inkuru runaka agize ute yari yakoze niyo mpamvu hazamo akantu k'amategeko niko mbitekereza mumeze neza ako tukiraho ndibaza uwo mujene bita buri kantu yarafunguwe buri kantu yamaze gufungurwa breaking news ahubwo hari ikiganiro ejo turabatamo naranje nkuru kugira ute kuyitotora warayibonye warakongeje na ya toroshi yawe uko byagenze byose narabivuze mu kiganiro turacyaprodinga ejo ubwo nuko yagiye arafungurwa n'ibyagiye bivugwa nabyo turaje tuyibomora iyo nkuru ni ngombwa tubomore kabisa abanyarwanda bagomba kumenya ukuri abanyarwanda bagomba kumenya ikiri abanyarwanda bagomba kumenya ikigezweho breaking news handi wabisanga usibye kuri Rwubika Empire let's go twagiye man amakuru y'imyidagaduro na sinema nani kuri Rwubika Empire tukaba tuyinjiyemo gutya ariko tukiri aho ngaho ku ngofero nziza ifite ikirangantego cya Nike thank you brother thank you kuko tiryizi wana ndashobora kubona muri buri duka riri aho ngaho iri kote baryita long coat wabakomye ariko ako kantu wakumvisha mfura long coat iri kote twaryambaraga kera tukibazabunagana wambaye neza tukiraho ariko no muri Vietnam ndabyuka none ari kuri iryo duka n'abanya Vietnam bagenzi banjye ndabasuhuje tuziranye niho nariguriye bro hari aho bari nko mu mujyi wa Kigali yabo ndabasuhuje abo tware muri rya duka yaryuga twaryita shike muri Vietnam I don't know okay tukiraho hari andi makuru wowe ufitiye abanyarwanda cyangwa se wabonye uyu munsi muri rusange kuko ndabona ibintu imyidagaduro nyarwanda cyangwa se bivuge neza imihanda yanyereye ya Kigali yaguyemo ibitoki none si Kigali gusa ni Musanze naho turabamanurayo ariko Musanze bro ibintu bimeze nabi bimaze iminsi biri kuvugwa ariko hari indi nkuru nshyashya turaza kubomora inkuru yande uye turaza kwikomoza bagira amatsiko ako nimba iyo nkuru ariyo igitaramo cyagombaga kubera ahantu bita mu Kinigi kuri sare ya iwabo w'ingagi aho ngaho kuri sare ya Kampanga buretse gatoya tugende gatoya tubanze tumenye ngo icyo gitaramo cyagombaga kwitabirwa nande ariko se abantu bimusanze ubundi tugende kuri affiche
kuri afishi ngewe nari nabonyeho umuntu bita Dogiteri Nsabi. Okay, mbonaho umuntu bita Nyirabutaro ku bya Rubanda TV no kwa Dogiteri Nsabi comedy. Mbonaho umuntu bita umupeti bamwita Bikokora nawe ubu aba kwa Dogiteri Nsabi comedy. Hagakiba ku Irebero TV kubera iki? Ikibazo ubundi ngewe uriya muhungu breaking news bicare batera agatebe tuganire. Let's go, batera agatebe tuganire, agacuma ku ruhande, umuseke indani, bicare bumva amakuru. Ubu se nababwiye ibya Lorenzo. Ababwiye ibya Lorenzo na Regan. Nkuru yo irababaje wa mujene. Ntabwo ibabaje. Breaking news abari bazi ko Lorenzo wabagiye bicare batekane. Abari bazi Regan iwabo ko ari ikibazo afite, abo nibo batera iki? Batera agatebe tuganire. Breaking news. Amakuru nje mbaga nayifate itoroshi yanjye. Ariko Mr. Oro ari cyo kintu ngukundira. Iyo ugiye kuvuga amakuru uragerageza nyine ugacishamo iyo toroshi na ya toronovisi ukagenda ukicara neza ukaganiza abanyarwanda muri rusange, nta mutima mubi, kandi usibye ko abantu batabyumva. Nta mutima mubi ni showbiz. Maze kubona ko inkuru ubabwira ziba ari iz'ukuri. Oya, hari umuntu abonye ikiganiro kandi nawe ni umuntu wanjye wa hafi. Arambwira ati kandi biriya bintu watangiye kuduhereza ni ibiki kandira? Tige nafunguye numva ari amatiku ndabyihore. Kandi je bino bintu bya showbiz ntabwo reka. Urumva? Cyeho umuntu niko yambwiye. Abacantege mu rugendo rwose uzatangira, niyo uzacunge haba n'igihe uguze ikoti nk'iryo ngiryo wambaye. Kuri nge ndi kubona ari ryiza, ariko hari n'abandi babona ari ribi. Urugendo rwo rwose uzaba utangiye harazamo kandi abaguca intege nibo benshi, my friends. Oya, bundi ni nako biba bimeze. Ahubwo reka nkubwire wa mfura we, wa muntu ushaka kuduca intege, wa muntu ushaka kudusubiza inyuma, tuzakubana virusi bafite ku gatima. Iyo komantere uzayiduha, ariko uzaba wanaturebye. Nutandeba hano kuri Rwubika Empire, uzandeba ku Irafasha TV n'ahandi. Nutandeba ku Irafasha TV, uzandebera ku zindi channel tuje gutanga ibiganiro n'ubusesenguzi bwimbitse. Kandi badutumira batwizeye, badutumira badufitiye icyizere. Ubwo wowe ninde utatugirira icyizere? Urinde wo kutagirira DJ wo kuri Rwubika Empire ese inkuru tubahereza ubundi nizo twihimbira. Neda, ntabwo twebwe turi boss ko Empire. Ntabwo twebwe turi boss ko Empire. Tuvuga ibiriho kandi umuganga kari. Nimba ari Kazungu, nimba ari Nenje, mpamvu mwitaga Kazutu yo kazunguza umwoyo mu ntozi. Ukwera ukuntu agenda akabomora inkuru, ari gutama abantu. Niwe watumye nde wasohoye igihuha cya mbere ngo buri kantu ngari kase muki mu mupuri. Ngo ntabwo turi abo ngabo. Ahubwo reka twigeneye mu mwandiko w'uyu munsi rero wa mfura we. Nagize ntiyandi yigendera mu mihanda ya Kigali nsanga nanone muri RBA ibintu birakaze. Kwa Dive ni kwa Dive wayo ibintu birakomeye. Harya Dive wayo muheruka ko fata Dive wayo. Fata Buteri Shaje Sandrine. Fata uno musaza ntuze umusaza ko mwibagiwe ra ninde? Cleophas Barore. Abo bose bagiye baricara mu mitwe yabo, ikibazo kiraza gitunguranye. Ubutumwa bukomotse muri komite de discipline ya RBA. Barabwira ati abahungu banyu bakubitanye mwamfura. Umugano wa buri kantu na buri nguni, za mawubu na za mawashi zose bari bameranye nabi. Ahubwo zira karate bazize hera. Ko bizi itangazamakuru, karate n'ibipfunsi babyigira. Mbaza ngo nkuru ndi kuyihuza gute rero? Dukomeze ku murongo. Bagize gutya ku tariki ejo bundi muri uku kwezi gushize kwa gatandatu RBA yagiye gusura abaturage. Icyo gihe nabyumvise bari batangira za Burera kugira tubabwire imva n'imvano. Ariko bafashe Burera ariho bafashe aho za mawashi na za kungufu zabereye. Uzi umugeri bitaga nyokogeri. Uzi igipfunsi bitaga knockout. Tsakuzuki
ibyo byose rero ahantu byabereye nongeye kukubwira wamfura be baraye ahantu bita i Karongi muri hoteli Karongi, ariko urugendo reka turutangire bahagurutse. Umuntu bita Lorenzo w'umusitari, umuhungu wo mu Kinigi, umuhungu wo mu Kinigi Munyamusanze wuzuye kandi aravuga ati nk'umujene rero ntago ndaje mu ntara ntabwo nk'umusitari. Ku rukweto rwe rwiza cyane aranje afungamo ikintu bita igipapa, abagiteretse mu modoka. Baza ngo bakimara kugera muri hoteli, Lorenzo yikojeje mu cyumba, ariko aragumiza yambara inkweto yaragize ate yari yambaye, yari asanzwe yambaye, agira ngo yafashe iki za bodaboda ziwe, cyangwa se reka tuzite igipapa, cyangwa tuzite sandari, cyangwa tuzite masayi. Nubwo wabivuga bodaboda ndibaza nka munyarwanda, ariko zihenze z'abasitari zo zari zihenze, cyari igipapa kimeze neza. Kumbi Lorenzo yagisize he mu modoka. Lorenzo yikoze icumba rero, mu gitondo bararyamye barabyutse. Ukubyuka buri gipapa aranje ati ko narengeye nyine mu cyumba, igipapa cyanjye cagiye he? N'imbeba zagitwaye. Ese muri hoteli habamo imbeba? Ntabwo yiyumvishaga neza ko yagitaye he mu modoka. Abakozi abaweyita baki bose, abaseriveri bose bakozemo inama irateranye, baja kuri za CCTV kamera. Bashaka iki? Bashaka igipapa c'umusitari wacu Lorenzo Musanga mfura wa mfura. Akura mujene ni n'umusirimu bro. Ngiye nkunda ukuntu avuga amakuru neza, avuga indimi 12. Rumva arangije kuteze akaduruvayo muri hoteli. Abanyamakuru bagenze baramwegera bati Lorenzo tuza ntago igipapa arico catumugize ute utera akaduruvayo, ati wanahamagara n'i Kigali bakagira ute bakakikuzanira imodoka igahita icyohereza, cyangwa bagahamagara Zipline wapfura na Zipline yakizana. Ariko twibaze ngo Lorenzo akagereza Pongo Tuweli, hari imodoka zakira bitaga Pongo Tuweli, za Pongo Tuweli sha. Lorenzo aranje ati wapi ati ibyo bintu ntabwo bivamo, genda shaka igipapa cyanjye. Ninjye wayizaniye, ninjye we ugomba kubisubiza. Yego, inkweto naje nyambaye, gutumbwira ngo nitumizeho ikigali. Yego. Arangije rero nongeye kwinjira neza mu mwandiko, ninjizemo umuntu bita Regani. Dukubita dushwanyaguza tumanuka. Regani yigize umuntu ugira inama abantu, yigize umusesenguzi. Ariko ni nawe mwamfura mwe mutanyumva ko muvuze nabi. Umusesenguzi ariko yaragiye gusesengura ikibazo cyafashe indi ntera. Kandi Lorenzo ntago ndamucira imanza, afite ishingiro kugira ute kubaza urukweto rwe, afite ishingiro ku kubaza urukweto rwe. Yaruguze abandi barya neza, ariko hakaba bivugwa ko harimo indi bifu yuko bapfuye iki abadiaspora baba bakobwa baba bahungu ntabwo bindeba. Ahubwo boherezaga amafaranga ngo mugabane mwamfuramwe, kuko bari bazi ko Lorenzo na Regani bagize ute bakorana ari n'inshuti bananahuza. Kandi mu by'ukuri ako tukiraho kuba diaspora, nk'abantu badukurikirana bazagize gutya natwe bakadutamo umunsi umwe. Oya abadiaspora badutemo. Abo mu ntara yacu ya Gatandatu turabasuhuje mukomere cyane. Ariko muzagire umunsi muvuga muti reka nabari abana b'Abanyarwanda, reka nabo turebe. Oya n'Abanyarwanda basanzwe babikora wamfura, ushize icyo gihumbi ugashira ibyo 5 ugashira ibyo 2. Ikibi cyanyu ubwo mugiye kuvuga ngo turasabye kubikora mw'abantu mwe n'urukundo, ntabwo bisaba kubanza kugira ute kubihindura itegeko. Mbonereho anaribyo mbwira Abanyarwanda. Kamera ntabwo tuyifite, turamutse dufite yacu tukagura yacu byadufasha, turayikodesha. Ariko ntaribi support muyihorere, n'ubundi no kuduhereza bayiduha nta munsi tuzareka kubahereza amakuru meza kandi yizewe agezweho bivuge. Ariko muyashireho danacu, ufite igihumbi, ufite 2, ufite 500, yewe n'ufite na senkani aragenda akagwira. N'igitekerezo kiba gikenewe. Comment, like, share and subscribe kuki kuri Rwubika Empire. Nukiraho rero
kuri Rwubika Empire. babwire Mugende mukore subscribe, share and comment, kandi comment zanyu tugenda tuzibona, muba badutuka, muba badushimira, muba bagira gute, zose turazibona kandi tukababwira ngo mukomerezaho, turi kumwe gatanu ku kandi dukomeze ikiganiro 5 to 5. Narinzanye Lorenzo mu mwandiko, ninjije umudiaspora mu mwandiko. Umudiaspora afata ibiceri akabyohereza uwo bita Regan akagira ute, biravugwa biravugwa. Ni ibiri imihanda mwamfura mwe mutajya kuvuga ngo wari uharize. Umuntu bita Regan ibiceri akikubitira ku mufuka, agaceceka akavuga ati bura na gatipu bampaye mwana w'umuhungu. ariko kuba diaspora twagiye utobore gato n'umuro wa ruturoguyeho gatoya tuzabikata dukomeze. ariko ntaribi nari ndi kubabwira aba diaspora ukuntu bohereje iki amafaranga. Regan akagira utagatamira wenyine, ariko Lorenzo agira ute akabimenya, akanituriza umwana w'Musanze akamubwira ati nta kundi muri abanyakigali. ariko zigitangaje tubanza twibaze ngo Regan azi kwa Lorenzo, kubera iki Lorenzo atazi kwa Regan? Nicyo kibazo nanjye. Lorenzo na Regan bahuza kuri mu kiganiro. Ukubyumva neza. Regan azi kwa Lorenzo, ariko Lorenzo ntabwo azi kwa nde? Kwa Regan. Ako nako ntabwo mwari mukazi, biravuga mu mihanda. Bigaragare ko Regan yigeze iki indyarya, yigira indyamirizi, yamenyereye kurira. Ako nibya ndi bakubwira ngo indyarya yahuye n'indyamirizi, imwe iribwa n'indyamirizi. Mwana w'Umusanze arakureba. Reka twikomereze ukuntu byagenze bageze i Karongi. Ariko hagati aho mwaravuga ati umunsi uzaba umwe. Rero Caja aragenda azana za mpuhwe, azana y'amayeri, azana bya bwe ati bro tuza gutya na gutya, igipapa kigura ngahe se? Rero Lorenzo aramubwira ati nubwo cyaba kigura 1000 cyangwa 500 ariko ni icyanjye kandi akiguza amafaranga cyane rwose. Bigeza Lorenzo nibusuku nese yibuka ya kamera na bya bindi byose bapfa. Bambwira ati ariko ubundi niryo jambo se ndivuge. Iryo jambo ryo aryo ndavuga. Ariko yamubwiye ijambo rikomeye, bivuga ko yamututse ngo ku babyeyi bombi, ariko yibanze ku mubyeyi w'iki w'umupapa. kandi iyo nkuru mu byo mupapa wa Regan ariyo Regan imukoraga ku mutima, agahita agira ate, agahita abashoke. Regan agira umujinya, yigira ngo nizama ubazana na bya bipfunsi navugaga byatsa kuzuki abamuriye bogisi. Noneho Lorenzo ahita agira iki umujinya. Agize umujinya n'ubundi muzika asanzwe ari igisore, amera nk'intare ishonje. Agiye kumukamata, abanyamakuru bati wamfura wanamwica, wamfura we. Ariko hagati aho abanyamusanze, abanyaruhengeri, abanyakinigi, aho muzaje murabareba, muje murabubaha, ariko munabatinya. Urazana uburyarya bwawe bw'ikigali, undi nawe arazana imbaraga zo mu kirayi. Ako bro ngereka tukiraho nkwereke inkuru nuko yagenze, ntabwo nguciye mu ryo uvuze wamfura we, abantu bamenya ahantu byaturutse. Byaturutse kuri Regan nande na Lorenzo, ariko baranje komite de discipline ititanga raporo i Kigali. Buri umwe bivuga ko yagiye aratumizwa, ariko bahanande Lorenzo ngo kubera ko n'ubwa mbere ngo yari yabanje kugira ute, habayeho ka kantu kavuzwe ngo yatsenga akantu ngo minisitiri wa siporo niki. Bati ubwo ni wo munyamakosa. Kandi mu by'ukuri nje ndamutse ndi RBA nagombaga kureba ku mpande zombi, ntago nagombaga guhagarika Lorenzo wenyine ngo nuko yatukanye. Uwatukanye n'uwakubise bose banganye iki icyaha, banganye icyaha bose kubera iki batabahaye byo. Akibaza abantu nkatwe turi hasi, reka mvuge turi hasi yaho. Yego, nimba bo kuri RBA bagenda bakarwana, RBA ari cyo kinyamakuru Radio Mail ntabwo tujajinze, sibyo? kandi na nyene no kuvuga